can tell we need to talk about things, so I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? Ku mugoroba w'ejo nibwo hagiye hanze video ikomeye cyane yiri wica ibintu hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko bitangazamakuru bigaruka kuri siporo, by'umwihariko umupira w'amaguru. Nyuma kandi y'amakuru menshi cyane amaze iminsi avugwa muri equipe ya Rayon Sport yiganjemo amakuru atari meza, ndetse yayandi ashengura imitima y'abafana kubera meforme cyangwa se gusubira hasi kwa equipe yari maze iminsi itari kwitwara neza. Ariko ku munsi w'ejo bombe yaraturitse rwose, bombe yaraturitse. Uwitwa Marite Rutagambwa asohora video yafashe rwihishwa nta wundi muntu ubizi, ubwo abiyita abasaza cyangwa se bano bayobozi ba equipe ya Rayon Sport bari mu nama, nyuma kandi yo gukora inama y'inteko rusange isanzwe, maze bagafata imyanzuro, maze uperezida wa equipe ya Rayon Sport mbere yuko yemeza no myanzuro akabwira ko atayemera kubera bimwe mu byongewemo ubwo inama yarangiraga, ndetse n'ingingo zimwe na zimwe zagiye zihindurwa, bituma habaho umwanya wo kuganira kugira ngo babe bagira ibyo bahindura. Ngira ngo ni inama yateranye, ariko abari bayitumijeho ntabwo inama yagenze nkuko babitekerezaga, kuko hajemo kubamo gushwana. Perezida wa Rayon Sport asohoka mu nama itarangiye nkuko twaberetse muri video yo ku munsi w'ejo ikimara gusohoka. Ni inama yabwiriwemo bamwe mu bayobozi amagambo akomeye cyane, ndetse byagaragaraga yuko abari bicaye abantu barenga nka batandatu bose batemeraga igitekerezo cya Twaye nawe, ariko akaba ari umwe mu bantu bavugaga ko ubwishi bw'abantu butamuterwa butatuma adakora igikwiriye kugira ngo nibura yubahe abo bantu, ngo nuko ari benshi bitatuma ashyira equipe ya Rayon Sport mu manga. Gusa iyo ni yari inkuru kubera yuko bisanzwe bizwi yuko bano basaza cyangwa se bano bayobozi bari muri board badahuza na president, ndetse hari n'ama campaign menshi agenda akorwa kugira ngo uno mugabo abe yasezerwa cyangwa se abe yava muri equipe ya Rayon Sport, cyane ko bigaragara yuko bakora igishoboka icyo cyose kugira ngo ayisohokemo. Ariko icyatunguye abantu nukuvuga nukuba ibyo abantu buri wese yibazaga, ibyo yatekerezaga ko bitabaho, noneho yabyibirebeye ku giti cye akabyerekwa, kandi noneho abyeretswe na ba nyirubwite. Kuko uwitwa Marite Rutagambwa ubundi uyu asanzwe ari umuyobozi ushinzwe akanama nkemurampaka muri equipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri niwe ushobora kunga president na vice president, ashobora kunga board ndetse na komite nyobozi executive committee. No kuvuga ngo niwe ushinzwe kunga gukemura amakimbirane, ariko byaje gutungura abantu benshi cyane, bigaragara yuko ahubwo uyu mugabo ariwe uri guteza amakimbirane. Ni video yarekuye rwose irimo amagambo akakaye cyane, harimo no kwivumbura kwa Perezida Tade, akavuga uti giye ibintu muri kuvuga ntabwo ndi kubyumva, mpisemo gusohoka. Rero byaje kubabaza cyane bamwe mu barebera umupira ndetse n'abawukurikirana hasi. Binavugwa yuko uyu mugabo yamaze kuba atumizaho mu nama, yabaye mu kanya ariko yabaye mu ibanga rikomeye cyane. Hari abantu na bamwe batari bemeye kuyigeramo. Uyu mugabo nawe binavugwa ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo kuyigeramo, ahubwo ari mu byizweho, ndetse ashobora kuza no kumenyeshwa umwanzuro vuba cyane, umwanzuro ushobora kuba ugiye gutuma ahita yamburwa zino nshingano zo kuyabura cyangwa se kuba ashinzwe kano kanama nkemurampaka muri equipe ya Rayon Sport, cyane yuko baravuga bati nta muyobozi urimo. Birashoboka yuko dufite ibibazo bikomeye cyane muri equipe ya Rayon Sport, ariko se niba noneho natwe ubwacu tutabasha kwicara ngo tuganire, noneho ahubwo tukaba duhura dufite gahunda yo gufatwa amajwi ndetse no gufatwa ama video tukajya gushyirana hanze, ntaho bishobora kuba byatugeza. Ni ubwo cyaba ari ikibazo kiyongereye mu kindi. Baka rero bahise bafata umwanzuro kuba batandukana n'uno mugabo. Gusa uretse no ku ruhande rwa Perezida Tade, ntabwo no ku ruhande rwa board bigeze birashimisha, kuko wari umunsi wa kabiri cyangwa se yari video igera nko ku ya kabiri, kuko bwa mbere yigeze gufata abana bagabo ngo bari bose barangije akanama, n'ubundi bibereye ahantu mu kabara cyangwa se mu kabari barimo baraganira, harimo n'abagerageje kunezerwa cyangwa se abagasomyeho. Birababaza cyane gufatwa video babizi neza ko batari muri gahunda z'akazi, bari muri gahunda z'ubuzima busanzwe, barangiza iyo video bakayishyira hanze. Bari abagabo bakomeye cyane bafite amakampani bayobora, bafite abana bareberera, hari n'ibyo bataba bashaka ko society ibona. Rero ibyo ngibyo byamaze ko bibabaza cyane cyane bamwe mu bayobozi, ndetse yewe n'abari kumwe nawe muri iyo nama. Bivugwa ko rwose kwisanga muri video byabatunguye, kuko ntabwo bari bazi ko ibiganiro byose barimo baragira byafashwe cyangwa se yamaze kuba abirikodinga. Rero inama yabaye mu kanya, biragoye kuba wamenya umwanzuro wayifatiwemo. Gusa
kuba yahuje bamwe mu bayobozi barimo n'abari muri board rwose. Ni inama yatumijweho na Perezida Tade. Gahunda ihari ni ukwigira hamwe amategeko. Urwego rwa board rwari rwahagarariwe na Munyakazi Sadate ndetse n'uwitwa Murenzi Abdara, nibyo Murenzi Abdara, ariko Perezida Tade ari kumwe na Prosper ndetse hari n'ahatumiwemo n'abahagarariye zimwe za fan club zimwe zigiye zitandukanye kugira ngo bagende bigira hamwe uburyo amategeko ashobora kunonosorwa ndetse hagashyirwaho sitati ya nyayo ishobora gutuma umuyobozi atagongana n'undi, ishobora kwerekana ufite uburenganzira muri equipe ya Rayon Sport bwo gufata decision atarinze gukotinga cyangwa se atarinze guhamagara undi. Ibyo rero nibyo bari barimo, ariko n'ikibazo cy'amashyamba rwose no gushaka gusebya guhirikanya mu buryo bubinu ubushoboka ubwo aribwo bwose nacyo kiri mu byizweho, ndetse bivugwa yuko bagiye kuba baraza gufatira umwanzuro. Ariko za ndani zivuga ko rwose witwa Martin Rutagambwa agiye kuba ava muri izo nshingano rwose, agiye kuba azamburwa 5-5. Gusa birababaje cyane kubona rwose abagabo nk'abangaba bari biringiwemo na equipe ya Rayon Sport baryana, bamarana, basebanya ndetse bakashyirana hanze. Amakuru avuga ko uretse ibyo ngibyo hari umwe mu bayobozi, ariko n'ubundi bivuga ko ari Marite, uyu nguyu Marite Rutagambwa ashobora kuba hari abakinnyi bamwe bo muri Rayon Sport yagezeho agira ngo abahereze amafaranga babe bakitsindishwa kugira ngo nibura ikipe Rayon Sport isubire hasi, babe bakwirukana Perezida Tade. Bivuga ko abo bakinnyi ari bo ubwabo babyibwiriye Perezida ati ha umuyobozi umwe mu bo muyoborana uza akatubwira bino bintu ni ukwitonda, ati birasaba ngo uganirize abakinnyi. Ari abakinnyi ubwabo ku giti cyabo babyibwirira Perezida. Binavuze ngo umwuka uri mu bayobozi n'ubundi mu bakinnyi urahari, nabo barawuzi, bazi situation mu buyobozi, bazi ko ubuyobozi butari kumvikana, bazi ko bari kuryana, bazi ko bahanganye, bari muri situation itameze neza. Niyo mpamvu ku munsi w'ejo bundi rwose ubwo ikipe Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Rutsiro, babonaga abakinnyi bari kugerageza nkaho bari gushaka gusevinga Perezida, bakinaga bafite ikintu cy'ishyaka, bafite ikintu cyo kwitanga, batsinda igitego ntibagiye mu guserebra, ahubwo bakajya gushaka umupira mu rushundura, bakongera bakajya kuwutangiza, bagahita adversaire ngo natangize kugira ngo rero niba bashobora gutsinda ibitego byinshi nibura bizere match cyangwa se bizere yuko umukino bari buze kuba utahana. Bivugwa ko rero kuri uriya mukino hari abakinnyi bagezweho rwose bagera kuri 2. Birumvikana na Perezida ntabwo ashobora kuba yatanga ayo makuru yuzuye ngo avuge ngo uyu mukino kanaka, ariko abo bakinnyi bo ubwabo nibwo bigereye kuri Perezida aramubwira ati witonde gutya na gutya, hari umuntu umeze uko nguko muyoborana urimo uragenda ashaka ko bigenda gutya, birashoboka ko twe tutayemera kuko turi abaprofessioneri, ariko mugerageze muganirize n'abandi bakinnyi kugira ngo tubashe kubona intsinzi. Ni ibintu ubona biri cheap kandi bibabaje ku rwego rwo hejuru kubona abantu nk'aba ngaba rwose. Ahubwo ni nk'ikibazo abakunzi cy'Ikipe Rayon Sport bibaza, ubundi kuki buri wese abashaka kwicara kuri ino ntebe? Kuki ubundi kuki aba basaza niba bakunda ikipe Rayon Sport badashobora gushyigikira umuyobozi uwo ari wese uriho? Bigenda bite kugira ngo umuntu wicaye mu ntebe yo kuyobora ikipe Rayon Sport aba mu Rwanda? Ingero ntabwo ziba ziri kure, n'ubundi guturuka ku ngoma ya Munyakazi Sadate, guturuka muri Covid. Uyu mugabo rwose mbere gato ya Covid, ahubwo 2019 2018 kuza ukajyaho uwo Munyakazi Sadate yavaho akagishyirwaho Jean Fidel. Munyakazi Sadate nibo bamwikuriyeho, nibo bakoze ibishoboka byose avaho kubera kumurwanya, kubera kutumva ibitekerezo bye. Ariko akakanya bari kugenda bagaragara yuko ari umugabo w'umunyakuri, kubera ko no muri video ubwabo bishyiriye hanze bigaragara yuko noneho witwa Munyakazi Sadate noneho babashaka kumva ibitekerezo bye. Nyuma yaho RGB ikoresha inama, birakomera cyane, bemeza ko ikipe Rayon Sport ibonye igomba guhabwa undi mu Perezida, bazana Jean Fidel wa Yezu ayobora perfect. Ariko n'ubundi bano basaza baranga bagishyamba, ngo barashaka umureyo ngo bambuye ikipe ngo ihabwe abandi bantu, barashaka umuntu bahuza wareva, baramurwanya ukishoka byose. Ariko bisa nkaho we yegwe ku mpamvu ze bwite, kuko manda ye n'ubundi yari irangiye adashaka gukomeza, ariko n'ubundi yararwanyijwe ku rwego rwo hejuru. Aka kanya basabye kugaruka, RGB yabyemeye, baraje baravuze ati ubundi igenda duhagararire, ariko agezeho noneho batangiye kumurasaho imbunda zikomeye cyane. Amakuru akavuga ko impamvu ujya mu kwituma barwanya Tade ari uko adakora ibyo bashaka. Bivugwa ko ngo bari baganiriye bakamubwira uti ko tuzajya tukubwira ngo ubigenze gutya ubigenze uko nguko.
kuko babizi ko abari yari benshi bamwe muri aba bagabo ngo bafite amakampani agiye atandukanye hari amakampani yabo yamaze kubasubira hasi baravuga bati dukwiriye gutegura umushinga ushobora gutuma twereka Rayon Sport uriya mubare w'abafana bagiye Rayon Sport noneho ukadufasha kongera kubona amafaranga kuko ikigaragaza ko aricyo bifuza nuko bashaka kugira control kuri uwo mushinga wuzuye 100% batifuza ko wajyamo undi muntu atari ikindi kuki noneho uwo mushinga udahari batakemera kuri Rayon Sport ni urukundo bayifitiye. Muri video harimo ijwi ry'uwitwa Martel Rutagambwa avuga ngo iyi Rayon Sport si ya Tadeyo si yawe wowe Tadeyo nta mushinga wa si yawe ngo umushinga wawe yego musu umushinga wawe ngo uri buze guhomba minizi ko nuramuko nahombye ibyo ntabwo bibabwiye ntacyo bibabwiye. Bavuga rwose ni ikintu gikomeye kuri bano bagabo ni ikinaro ni ibintu bitari bikwiriye kubona abagabo nk'aba ngaba basanzwe mu zindi sector cyangwa se mu yindi mbere bameze neza ariko bakaza gutuma abanyarwanda batangira kubona imboga mu menyo batangira kubona imiterere yabo gusa ariko bivugwa ko n'ubundi bitagomba kuza kurangira ahangaha hagomba kuza kwitabazwa izindi mbaraga zikomeye cyane haba n'inzego za leta zikabizamo hakaba abagomba gucayuka gusa amategeko yo bamaze kuba babirebaho cyangwa se bamaze kuba bategura amategeko ikipe Rayon Sport igomba kuzaba igenderaho ndetse n'uburyo stati y'ikipe Rayon Sport izaba kuba yubakitse gusa n'ibintu byabereye mu mahezo cyane mu ibanga rikomeye biragoye kugira amakuru n'amacyupa gukuramo gusa no mu byizweho ugomba kumenya nuko witwa Martel Rutagambwa ashobora kuba yakwamburwa inshingano zo kuba yaba ayoboye akanama inyemurampaka 5-5 gusa Rayon Sport n'ubundi yakomezaga imyitozo mu Nzove uyu munsi ikutegura umukino bagomba gukinamo n'ikipe y'Amagaju mu mpera z'icyumweru bafite amanota 7 kuri 12 batsinze imikino 2 banganya umwe batsindwa umwe bagiye gukina undi mukino wa 5 mu by'ukuri bagira ngo barebe niba bashobora kuba babona amanota agera kuri 3. Ni Rayon Sport igomba gukina uno mukino mbere yuko ikina n'ikipe ya Marine maze kwagiye gukina na derby gusa nabonye n'icyo bita fixtures ishobora kuza guhinduka kuko ikipe ya RMLK igomba kuba iza hano mu Rwanda rwose mu gihugu cya Sudan yamaze kuba isaba nayo kuba yakinira championnat y'u Rwanda hano nyuma yuko isebye muri Libya nka tusko byagenze ariko baje kuba bahitamo kuza gukina hano mu Rwanda ubwo bariyongera ku yandi makipe agera kuri 3 harimo El Hilal mu by'ukuri n'indi kipe yo muri Sudan y'Epfo ari makipe uko agera kuri 3 yose agomba kuzaba ari ikigali akina Rwanda Premier League cyangwa se ino championnat 5-5 gusa ubwo icyemezo tuzagenda tukimenya kuko bamaze ko bose bandikira ministeri kandi ministeri igomba kuhita nyine urumvikana na Ferwafa ifata icyemezo cyane ko n'abafana bavuga bati amakipe nk'ayakomeye niyo dushaka kugira ngo competition ibe yakwiyongera kuko baravuga ati ikipe ya APR irazi kidegembye ntabwo ifite umukompetita ariko iramutse ibonye umukompetita noneho utashobora gukina na Pyramide imeze neza cyane. Ni Pyramide kandi igomba n'ubundi kwakira kuri stade Amahoro igomba kwakirwa n'ikipe yo muri igihugu cya Ethiopia rwose umukino ubanza mu ijonjora rya kabiri yego umukino wo kwishyura ahubwo igomba kuba umukino wo kwishyura igomba kuba ikinira kuri stade Amahoro 5-5 nibyo ngibyo byari bigezweho mu mikino cyangwa se muri equipe ya Rayon Sport ubwo no gutegereza tukareba ikipe iyobowe na Mwambari Serge mu Rwanda kuvuga mu myitozo Mwambari Serge afatanyije oya mutoza mukuru Aruna Felus na Mwambari Serge umutoza wa fitness utwagiye na Eric Bakame umutoza abazamu ariko muri staff afite umugisha urimo uragenda abafasha. Rayon Sport iri kwirinda gukora impinduka zigiye zitandukanye nyinshi kugira ngo bataza gukora amakosa bari kwirinda kubicokoza kugira ngo nibura bategereze barebe niba Fanganya ndetse nandi Kumana Asmani bashobora kuza gukina gusa probably nuko bazagaruka nyuma ya derby ubwo rino mikino 3 bagomba gukina batabafite ubundi nyuma y'ino mikino 3 bakaba bagarukira rimwe nicyo cyiza gihari. Rayon Sport bashije kwitwa neza muri ino mikino 3 bakagaruka rwose bagarukira rimwe kandi Rayon Sport bashobora kwita bayihereza umutekano ndetse na stability hariya mu gice cy'imbere cy'ubwugarizi ariko ubwo nyine baraba bari gukoresha Tambloir nabonye uri no mu ba top scorer cyangwa se mu batsinze ibitego byinshi ari mu ba top scorer ndetse no muri top assist mu batanze assist nyinshi kuko afite ibitego 2 muri championnat akagena assist 2 tamuguru wari rwose uri on fire muri iyi minsi
ubwo ari abazungu na ba Basane bose hariya rwose n'abitwa ba Yves Habimana umuzamu Paveur Nzira nababwiye bayisenge imbere yagarutse mu myitozo ariko barashaka kongera kugerageza uwitwa Cindy Pro Jesus kuko uwitwa Musore Prince akomeje kuba sorry gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire mwakoze cyane kubana nanjye ni updates z'abagezweho mu mikino. Reba ko wakoze subscribe muri barayikoze ni byiza cyane ariko niba utarayikora n'umwanya mwiza kugira ngo uyikore maze ibiganiro byacu ujye ubyumva mbere. Reka dusubire mu zindi update. Salam shalom.